nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi. Kuki mwarinda gupfa mwa b'inzu ya Isiraheli? Haleluya. Uyu munsi tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo ibyiza bigenza gute? Ibyiza bitokorwa. Reka mbere yuko dukomeza tubanze dusenge. Cyo bugufi dusenge. Uhoraho mubyeyi mwiza, ndagushimye kuri Imana y'urukundo kandi y'inyambabazi. Tugiye kwiga ijambo ryawe. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo udufashe gusobanukirwa neza naho ikibi tubona cyatokoje ibyiza wari wararemye cyaturutse, kandi duhitemo neza, duhitemo guhagarara mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'iki? N'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ibyo tubibona mu Itangiriro, umurongo utangira igitabo cya Bibiliya. Niho tubona Imana irema ibintu byose biriho ku isi. Nababwiye ko abantu benshi bavuga ko byabayeho ku bwa tombora, ariko siko bimeze. Twabonye ko byabayeho ku bw'iki? Ku bw'Imana, ndetse ko turiho kubera impamvu ikomeye yo kugira ngo duheshe Imana icyubahiro. Rero ku munsi wa mbere Imana iravuga iti habeho iki? Umucyo. Umucyo urangije ubaho. Imana irangije umucyo, ibona umucyo ari mubi cyane. Yabonye umucyo ari mubi cyane, ibona umucyo ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima yita ijoro. Buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa kangahe? Wa mbere. Baratubwiye ngo bwarakeye buragoroba, uwo ni umunsi wa mbere. Ahubwo buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kangahe? Ubu buri gucya se cyangwa buri kugoroba? None umunsi utangira ryari? Saa 12 za mu gitondo cyangwa za nimugoroba? Turi kujyana. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Umunsi watangiranye no kugoroba urangije bukeye bwaho uwo uba umunsi wa mbere. Niyo mpamvu abantu benshi bo mu itorero ry'Abadventiste muzabona ko bavuga ngo ku isabato izuba ryarenga bugorobye, bagatangira isabato, bwacya undi munsi ryaza kugoroba, umunsi ukaba urarangiye. Niyo mpamvu rero Imana yaremye bugorobye bukeye, uwo wari umunsi wa mbere. Ku munsi ukurikiyeho Imana iravuga iti habe isanzure hagati y'amazi, igabanye amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita ijuru iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kangahe? Ni ukuvuga ngo umunsi wa kabiri Imana yaremye amazi, yatandukanije amazi yo hasi n'ayo hejuru. Ese imvura iva hehe? Ninde wambwira? Imvura iva hehe? N'ijuru. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yatandukanije amazi yo mu kirere tutabasha kureba twebwe, ndetse itandukanya n'amazi yo hasi, uwo wari umunsi wa kabiri. Ku munsi wa gatatu Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, maze haboneke ahumutse, maze birangije biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Ni ukuvuga ngo ku munsi wa gatatu Imana irema inyanja, irangize itandukanya inyanja ndetse n'ubutaka, maze Imana ibona ko ari byiza. Haleluya. Kuri uwo munsi n'ubundi wa gatatu Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi, n'ibimera byose byerere imbuto ku butaka, n'ibiti byerere imbuto zo ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo. Birangije biba bityo.
maze ubutaka bumeza ubwatsi, ibimera byose bimera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana irangije ibona ko bimeze bite? Haleluya. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatatu. Twihute. Umunsi wa kane, Imana iravuga iti mu isanzure y'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, bibereho kubera ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka, bibereho kuvira hehe? Mu isanzure ry'ijuru, kugira ngo bivire ku isi. Birangije bigenza gute? Biba bityo. Yaremye ibiva bingahe? Hariya bari kutubwira ko ari bingahe? Bibiri. Ego. Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro. Icyo gutegeka amanywa ni ikihe? Ni izuba. Icyo gutegeka ijoro ni ikihe? Ni ukwezi. Imana ibishyira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi kandi bitegeke amanywa n'ijoro bitandukanye, umucyo n'umwijima. Imana ibona ko bimeze gute? Imana yabonye ko ari byiza. Murakoze cyane. Umunsi wa gatanu, turi kwihuta, tugeze mu itangira igice cya mbere ku murongo wa 20. Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo. Haleluya. Umunsi wa gatanu nibwo Imana yaremye ibizima cyangwa se ibyigenza bigendera hehe? Mu mazi. Amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Irangije kuri uwo munsi irema n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana irangije ibona ko bimeze gute? Haleluya. Amen. Kuri ibi byaremwe Imana yongeyeho n'ikindi, yabihaye iki? Umugisha ngo byororoke, bigwire kandi byuzure isi. Tugeze ku munsi wa kangahe? Umunsi wa gatandatu. Habaye iki? Imana iravuga iti isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Biba bityo. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikuruka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana irangije ibona ko ari byiza. Ndagira ngo mbahe akazami gatoya. Inkoko yaremwe ku munsi wa kangahe? Wa kangahe? Ntihagira umuntu umwe umanika ansubize. Inkoko yaremwe ku munsi wa kangahe? Yego. Wa gatandatu. Nibyo? Umunsi wa gatanu. Hari abantu badakurikiye. Ni ukuvuga ngo ku munsi wa gatanu haremwe ibiremwa byo hehe? Byo mu mazi ndetse n'ibiguruka mu kirere. Ku munsi wa gatandatu Imana irema inyamaswa zigendera hehe? Ku butaka. Harimo utunyaruvu, inkwavu, inka n'ibindi byose mubona bigendera ku butaka. Ariko amafi n'ibiguruka byaremwe ku munsi wa kangahe? Wa gatanu. Ariko Imana yabonaga ko bimeze gute? Ari Imana ibintu byose, buri kintu cyose yaremaga yabonaga ko ari cyiza. Umunsi wa gatandatu rero, ubwo Imana yari imaze kurema inyamaswa zose zituye ku isi, hari ikintu gikomeye twabonye. Ninde wanyibutsa icyigisho twize ku isabato nimugoroba? Nagire gutya. Ego. Kuki ndiho? Icyo gihe niyo twarebye neza uko umuntu, inkomoko yanjye nawe, atari mu kanyamaswa gatoya k'akaguge, oya habe namba, ahubwo turiho kubw'ubushake bw'Imana ishobora byose. Uyu munsi rero Imana imaze kurema inyamaswa zigendera ku butaka, nibwo Imana yavuze iti tureme inde agira ishusho yacu ase natwe, nibarangiza batware amafi yo mu nyanja, inyoni, ibisiga byo mu kirere, amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho yayo. Imana niko yamuremye. Umugabo n'iki n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mugenze gute? Mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo. Imana irangije iha umuntu ubutware. Haleluya. Amen. Imana yaduhaye ubutware. Ese ninde muri mwebwe, ubwo dufite ubutware bwo gutegeka ibintu byose ku isi, ninde muri mwe wagenda agakandagira ku mutwe w'inzoka? Ninde se watinyuka akagenda agafata ukuboko kwe akagushyira ku munwa w'imbwa cyangwa w'impyisi? Imbwa njya mbona zigerageza kwitonda. Impyisi
ntabwo tuzizi benshi muri twebwe, ariko ikigaragara cyo nuko ibintu byose mbese ubu ngubu turabitegeka. Inka witungiye ntishobora kukwica, ariko muri iki gihe siko byari bimeze. Umuntu yari yahawe ubutware bwo gutegeka ibintu byose ndetse no kubigenga, ndetse Imana iyo yamaraga kubirema byose yabonaga ko bigenje gute, ari byiza. Ese ikibazo cyaturutse he? Ese byaje kugenda gute? Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose. Turi ku murongo wa 29 w'Itangiriro, Itangiriro igice cya mbere. Mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byanyu. Imana yaravuze ngo mbahaye inkoko muzirye. Yego. Mbahaye inka ngo muzirye. Uyu munsi turazirya? Hari abazirya hari n'abatazirya. Ese niye mpamvu ibitera? Ibyo byose byaje kuza gute? Kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo, bihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Haleluya! Inyamaswa yose ya hehe? Intare irimo? Iki gihe intare yararishaga? Yego. Iki gihe intare ni ukuvuga ngo yararishaga. Inyamaswa zose Imana yabihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Nta bya bindi byo kubona intare yirukankana isha. Oya, ibyo ngibyo Imana ikirema ntabwo ariko byari bimeze, ahubwo ibintu byose byari byiza kandi bitunganye. Yaba ari umuntu yaryaga ibimera bisanzwe, ntabwo yaryaga inyamaswa. Yaba ari inyamaswa, ntabwo zaryaga inyamaswa cyangwa ngo zirye umuntu, ahubwo zaryaga iki? Imana. Tugeze ku murongo wa 31. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane. Byari byiza bingana iki? Haleluya! Buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa kangahe? Wa 6. Imana iracyabona ko ari byiza ndetse cyane. Tugeze mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, irangije iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Haleluya! Imana irangije kurema, imaze kubona ko byose ari byiza, irangije iraruhuka. Haleluya! Ese uyu munsi hariho abayuda? Adamu yari umuyuda? Yari umuyahudi se? Hari abantu benshi rero bajya batekereza ngo abantu baruhuka ku munsi wa 7 ngo ibyo ni iby'abayuda, ni iby'Abisiraheli. Ariko ndagira ngo mbabwire, Adamu niwe twese dukomokaho, kandi Imana imaze kumurema nibwo yaruhutse, irangije ikora ikintu gikomeye. Imana yahaye umugisha inyamaswa ngo zibyare zororoke, iha umugisha umuntu ngo nawe abyare yororoke, irangije iha n'umunsi wa 7. Ese mu minsi yose twagiye tubona hari umunsi Imana yahaye umugisha? Hari undi munsi Imana yahaye umugisha? Kereka gusa umunsi wa 7, maze iraweza iha umugisha. Iyo tusomye mu Kuva 20:8, Imana nibwo yavuze ngo wibuke gukora iki? Kweza umunsi w'isabato. Kuko byari byarabayeho Imana ikimara kurema neza nibwo yaruhutse iha umugisha uyu munsi iraweza. Irangije mu Kuva yibutsaga Abisiraheli mujye wibuka kweza umunsi w'isabato, ndetse ivuga n'impamvu muzabona iri gusoza icyo yababwiraga aho ngaho, ngo kuko uwo munsi niwo Imana yaruhukiyemo imirimo Imana yakoze yose. Haleluya! Noneho umurimo w'irema urarangiye, byose bibayeho. Imana ikora ikintu gikomeye, ifata wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo kandi ayigenze gute? Ayirinde. Nako kazi konyine umuntu yari afite, ni ukwibera mu ngobyi ya Edeni akayihingira akayitaho. Ntimutekereze ko uku guhinga ari gututubikana no kuzana icyuya. Oya, ahubwo byari ibintu byoroheje bimuzanira umunezero mu buzima bwe bwa buri munsi. Itangiriro 2:16, Uwiteka imutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntukazakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzagenza gute? Uzapfa. Imana yari imaze kuremwa ikiremwa cyayo
gitunganye ari we umuntu. Irangije imuha ibintu byose ngo byari muri iyo ngobyi ngo azabiryeho, ariko imwihanangiriza kutarya ku giti kimwe. Haleluya! Igiti kimwe. Kubera iki? Imana yashakaga kugira ngo uyu muntu hari ikintu kimwe nshaka kubasomera. Imana yashakaga igihe yamaraga kurema umuntu gikomeye cyane, igihe nikiza kudukundira turaza kukireba no mu kavideo gatoya cyane, ariko Imana hari ikintu gitangaje yaturemanye. Uyu muntu ntabwo yari muremye kugira ngo akore nk'irobo cyangwa se ntuzajya ukurikira Imana mu buhumyi, ahubwo yagombaga guhitamo akavuga ngo kuko Imana yavuze gutya ndabigenza gute, ndabikurikiza cyangwa simbikurikiza. Muri iki gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, umwanditsi yaranditse aravuga ngo abamarayika bari barababuriye ko hari ikiremwa cyaguye cyitwa Satani. Iyo bakomeza kwanga ubushukanyi bwa Satani ntacyo bajyaga kuba. Satani yashakaga kubashuka nabo kugira ngo bahemukire Imana, ariko iyo baramuka bemeye gushukwa bikabaviramo imbaraga nkeya kandi ntibashobore kurwanya Satani. Igiti kimenyesha ubwenge cyashyiriweho kugira ngo Imana igerageze uburyo bayubaha. Haleluya, amen. N'urukundo bayikunda. Imana yagiraga ngo igerageze uyu muntu irebe uburyo ayubaha ndetse n'urukundo ayikunda. Iyo batumvira ubushake bw'Imana bajyaga gucumura. Satani ntiyajyaga gukomeza kubakurikirana abashukashuka, yajyaga kubabonera ku giti cyabuzanyijwe honyine. Twakomeje kuvuga Satani, ariko we ntituzi ibye. Twabonye Imana ikiremwa yaremye ari cyiza, igishyira mu ngobyi ya Edeni. Byose uzabiryeho, igiti kimwe nicyo utazajyaho, kugira ngo uyu muntu ahitemo kwemera Imana. Ariko Imana yari izi ko hari ikibazo, hariho umushukanyi. Imana yashakaga ko uyu muntu atazemerera umushukanyi kugomera Imana niba koko akunze Imana by'ukuri. Twihute. Ariko se niko byaje gukomeza. Itangiriro 3:1, inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Haleluya! Ese Imana koko yari yarababujije? Ariko se yari yarababujije kutarya ku giti cyose cyo mu ngobyi? Uyu mugabo witwa Satani yihanze mu nzoka, ndetse iki ni ikinyoma yatangije abwira uyu mugore Eva. Ku murongo wa 2, uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Twihute. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzagenza gute? Imana yari yarababwiye ngo nimukiryaho gupfa no gupfa muzagenza gute? Muzapfa. Uyu Satani ni se w'ibinyoma. Yesu ari hano ku isi yaravuze ngo muri Yohana 8:44, mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntihagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari hehe. Navuga ibinyoma aravuga ibye kuko ari umunyabinyoma, kandi ni we se w'iki? Ese turabibonye ko ari umunyabinyoma? Uyu munsi iki kinyoma aracyagikwiza ngo gupfa ko ntimuzagenza gute? Ntimuzapfa. Kera mu Rwanda bizeraga iby'abazimu. Bizeraga ko iyo umuntu apfuye yajyaga hehe? Mu birunga. Bakavuga ngo umuzimu we kugira ngo utazabatera, bagakora bya bikorwa byose byo guterekera n'ibiki byose kugira ngo babirukane. Uyu munsi hari amatorero menshi yigisha ko umuntu adapfa, ahubwo bakavuga ngo gupfa ko ntabwo muzapfa. Iyo umuntu apfuye afite ahandi ajya. Ariko ibyo byose ni ikinyoma cyatangiriye kuri Satani abeshya umuntu ngo gupfa ko ntimuzapfa, kandi Imana yari yaravuze ko bazapfa. Uwo mugore ikintu yakoze, ijambo ry'Imana yaritesheje agaciro, ahubwo akurikiza ijambo ry'umunyabinyoma. Umurongo wa 6, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ariko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo, agenza gute? Arazirya. Ikintu kibabaje cyane. Twahereye hejuru tubona ko byose byari bimeze gute? Byose byari byiza. Abantu bategerezwa kumvira Imana. Imana yari yaremye mu ishusho yayo, umugabo n'umugore, byari byiza, bimeze neza, nta kibazo bafite.
bagakorera mu ngobyi ya Edeni, bakayihingira, bakirira imbuto, nta nyamaswa barya, nta nyamaswa ibarya. Ariko ikibazo kiravuka, Eva yumvira iyi nzoka, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, arangije ahaho nande n'umugabo we nawe arazirya, amaso yabo bombi arahweza, bamenya ko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'itini yemeramo icocero. Nguko uko amata yatokowe. Ibyiza biratokorwa, hazamo ikibazo kubera ko umuntu Imana yari yaramuhaye guhitamo, ariko ikibazo cyaravutse kubera ko umuntu atumviye Imana. Barangije ubwiza bw'Imana bwari bubatwikiriye bubavaho, bamenya ko bambaye ubusa, maze bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi, amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza urihe? Icyari ijwi ryiza ry'Imana ryahoraga ribasura, icyari ingendo nziza bumvaga yahindutse iki? Yahindutse imirindi. Maze turasimbuka tujye ku Itangiriro 3:17. Adamu, Imana igenda ibabwira ibyo bazahura nabyo, ihera ku nzoka yari yihanzwemo na Satani, ariwe Satani yabwiraga. Irangije ijya ku mugore, ariko hari icyo nshaka ko dutindayo, n'icyo yabwiye Adamu. Iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije utazakiryaho, uzaniye ubutaka kugenza gute? Kuvumwa. Uyu munsi turasabwa guhinga, tugahongerera, tugashyiramo ifumbire, tukazamura amasuka, tugakubita, tukavunika, tukiba icyuya. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibiwuvamo ugombye kubiruhira. Niyo mpamvu ubuzima bwo kuri iyi si uyu munsi bugoye mu buryo bukomeye cyane. Buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu. Hari abantu bazi ko ibitovu kera byabagaho n'amahwa n'ibindi byose. Oya, ibyo byose byaje kubera ingaruka y'uyu mugabo utarumviye Imana, ndetse n'umugore we ariwe sokuruza wacu, ariwe Adamu. Ndetse uyu munsi abantu benshi bakaba bakomeza kumvira Satani aho kumvira Imana. Nawe uzajya urya imboga zo mu murima, gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe uri umukungugu. Umukungugu nimo uzagenza gute? Uzasubira. Imana yarayabwiye ngo no gupfa muzagenza gute? Uzapfa. Maze ibyo birasohora. Ese uwagushije umuntu mu cyaha yarinde? Nakomeje kubabwira ibya Satani, nakomeje kubabwira n'uburyo yaje naho yarari, agasanga Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni akabagerageza. Ariko iki kiremwa cyitwa Satani cyari cyaraturutse he? Ndagira ngo turebe mu Byahishuro 12:7. Mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntiyabakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, nicyo ya nzoka ya ryari ya kera yitwa umwanzi ndetse na Satani. Nicyo kiyobya abari mu isi bose. Ese turi kubyumva? Nicyo cyayobeje ababyeyi bacu, n'uyu munsi nicyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Haleluya! Ni ukuvuga ngo mu Byahishura tubwiye neza ko hari intambara yabaye. Iyi ntambara iba mu ijuru. Ni ukuvuga ngo iki kiremwa cyahoze nacyo gituye mu ijuru, ariko habayeho intambara gicibwa mu ijuru. Ese kuki uyu Satani yaciwe mu ijuru? Ko ariwe turi gukomeza tubona ari we se w'iki? W'ibinyoma. Niwe uyobya abari hehe? Ese we yaturutse he? Icyaha kitarabaho mu isi no mu ijuru n'isanzure ryose hariho amahoro n'ibyishimo. Ibintu byose byari bihuje rwose n'ubushake bw'umuremyi. Gukunda Imana nibyo byari bihebuje ibindi byose. Gukundana ntibyagiraga kubogama. Kristo Jambo, umwana w'Imana w'ikinege, yari umwe na se uhoraho, bahuje kamere, imico ndetse n'imigambi. Niwe wenyine gusa mu isanzure ryose washoboraga kumenya inama n'imigambi y'Imana. Haleluya! Iyo dusomye muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3, ngo mbere na mbere hariho nde? Jambo. Jambo yahoranye nande? Kandi yari iki? Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wagenje gute? Niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitagenje gute? Jambo ariwe Kristo Yesu yari umwe n'Imana, yari ahwanye n'Imana. Niwe wenyine wabashaga kumenya imigambi y'Imana. Ariko se uyu Satani we yarinde? Munsi y'ubwo buyobozi hari ikiremwa cyari cyarahawe ikuzo n'Imana. Uwo ninde? Uwo ni Lusiferi.
ubundi mbere ntabwo yitwaga Satani, ahubwo yitwaga Lusiferi, bisobanura umutwaramucyo. Yarushaga imbaraga ikuzo abaturage bo mu ijuru, ataracumura yari umukerubi utwikira, uzira inenge kandi utunganye rwose. Uwiteka yamuvuzeho ati wari intungane. Turi kubisoma muri Ezekiyeli 28 murongo wa 12 kugeza ku wa 15. Wari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje, wahoze mu Edeni yango by'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi. Haleluya! Ese yari afite ubwiza, ibuye ry'igiciro cyinshi, wari warasigiwe kugira ngo umukere ubutwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho. Haleluya! Ese Lusiferi yaremwe ari se w'ibinyoma? Ahubwo yari atunganye uhereye ku munsi yagenze gute? Kugeza igihe wabonetswemo no gukiranirwa. Lusiferi nababwiye ko munsi ya Yesu Kristo ndetse yari akomeye arusha abaturage bo mu ijuru imbaraga zose, afite na burya bwiza bwose tubonye muri Ezekiyeli. Uku gukomera kwe rero kwamuteye ubwibone, maze yifuza umwanya ukomeye kurenza uwo yahawe. Haleluya! Abantu benshi bajya bifuza umwanya urenze uwo bahawe, bakifuza kugera ku rugero runaka, bigatuma bakora ibibi byinshi. Lusiferi rero we nkomoko y'ikibi yifuje ikintu gikomeye cyane. Bibiliya iravuga iti ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononnye ubwenge bwawe. Ezekiyeli 28 umurongo wa 17. Gahoro gahoro ubu bwiza bwe uko yagendaga yibona, yifuza ikintu kidashoboka. Icyo ngicyo nicyo tubwirwa ku murongo wa 6 muri Ezekiyeli 28. Waribwira guti nzazamuka njye hehe? Nzazamuka njye mu ijuru, muzi intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri zande z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro, nzaba n'isumba byose. Lusiferi yifuje kumera nk'uwaremye ibi bintu byose. Ese ntiyarigereranije? Nimutekereze namwe, uremye iyi meza uyishyize hano, irangije iragutegetse ngo ntabwo ari njyewe uzajya uterekaho isahani yo kurya y'ibyo kurya byawe, ahubwo wowe ni wowe uzajya wunama ukaba iki? Ukaba imeza. Nicyo yari ashatse kuvuga, kuko ubundi ntabwo yari kuyobora cyangwa se ngo abe nk'isumba byose Imana ikiriho, ahubwo yifuje gukuraho Imana, yarangiza we akaba nk'iki? Nk'isumba byose, akajya hejuru y'ibintu byose. Ariko nawe yari iki? Yari ikiremwa. Twabonye ko uhereye igihe yaremewe yari atunganye rwose, nta kindi kibazo afite. Twihute rero, iki kiremwa rero gikomeje kuyobya abantu n'uyu munsi, cyaciwe mu ijuru kikajugunywa, ndetse kikagambira no kuyobya umuntu Imana yaremye. Uyu muntu nawe akacyemerera. Iyo dusomye mu byahishuwe turaza kubona ikintu gikomeye cyane. Imyaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ave aho yari ari abohewe, azasohoka ajya kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, nk'uko yamenyereye, kugira ngo yakoranirize intambara. Uyu Satani arwanya Imana mu buryo bukomeye cyane. Mu ijuru yaratsinzwe, ariko hari n'umunsi azagerageza kongera gushora intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi ku nyanja. Azaba agiye kuyobya iki? Amahanga, ayakoranyirize kurwanya Uwiteka. Bazazamuka bakwira isi yose, bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa, hanyuma umuriro uzamanuka uva mu ijuru, nurangiza ugenze gute? ubatwike. Kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka iki? Yaka umuriro n'amazuku. Haleluya, haleluya. Hariho umunsi umwe iki kiremwa cyateje ibibazo muri iyi si tureba, cyateje ingorane mwene muntu, cyateje ingorane Imana, ibyacyo bizarangira. Ndetse Bibiliya itubwira neza ko cyatsindiwe mu ijuru kigacibwayo. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana riratubwira ko kizongera umunsi wa nyuma, kizafatwa gitwikwe, ndetse kizajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Ibi ngibi tuzabigeraho, ndatekereza tuzabigeraho mu cyumweru gitaha. Ese iyi nyamaswa nindi? Umuhanuzi w'ibinyoma
ninde? Ariko abo bose bazajyana na Satani mu muriro bashye batwikwe. Tubonye ko Imana izatsindwa? Tubonye ko Imana izatsindwa? Oya, ntabwo Imana izatsindwa, ahubwo uyu Satani washoje urugamba mu isanzure agateza ibibazo kuri ino si yacu, azagenza gute? Azatsindwa kandi atwikwe burundu n'abamuyobotse bose. Uyu munsi rero hari icyo Imana itubwira. Nababwiye ko Imana yaremye umuntu kugira ngo arimbuke? Oya, yamuremye kugira ngo abeho. Tugiye gusoma isomo risoza Ezekiyeli, twese tuhajye twihuta. Ezekiyeli 33, some kuri Ezekiyeli 33, turasoma ku murongo wa 11. Haleluya, amen. Iri somo ndashaka ko ari ryo dusorezaho, ariko turitekerezaho cyane. Imana yaremye ibintu byose ari byiza ndetse bitunganye. Irangije kubirema ikajya ibireba ikabona ko ari byiza ndetse gahoro. Ko tutakivuga byagenze gute? Imana yabonye ko ari byiza cyane. Yabonye ko ari byiza cyane. Ariko ikiremwa cyitwa Satani cyifuje kumera nk'Imana, kikagwa kigacibwa mu ijuru, kiraza kiyobya umuntu, maze ibibazo biravuka kubera ko cyayobeje umuntu. Ariko tubonye ko kizarimburwa. Ariko hari ikintu Imana ishaka ku mwana w'umuntu. Ezekiyeli 33 ku murongo wa 11, ubabwira uti umwami w'iteka aravuga ati, ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa n'uko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye, maze akagenza gute? Maze akabaho. Haleluya. Imana inezezwa no gupfa kwacu. Yaratubwiye ngo niturya ku giti, cyangwa se uyu munsi ni icyo giti ntikikiriho, ariko nituyumvira ntacyo tuzaba ndetse tuzabaho neza. Ariko nitutayumvira no gupfa tuzagenza gute? Tuzapfa. Ariko si uko Imana ishaka ko dupfa, ahubwo ni uko ishaka ko tuyikurikira tuyikunze. Tukavuga ngo Mana waraturemye, turi ibiremwa, uri umuhanzi, twebwe tukaba ibibumbano, twiyemeje kugukurikira. Ntidushaka umwanzi wawe, ahubwo turashaka guhagarara mu ruhande rwawe. Niyo mpamvu Imana nayo ntiyishimira gupfa k'umunyabyaha. Oya, ahubwo iravuga ngo nezezwa n'uko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye, maze akabaho. Haleluya, 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 amen. Narababwiye ngo nkunda kubaho kubera ko Imana yandemye kugira ngo mbeho. Niyo mpamvu nkunda Bibiliya, niyo mpamvu nkunda kugira ngo ngendere mu bushake bw'Imana, kugira ngo mbashe kubaho, kuko ari ikintu gikomeye kandi kitunezeza. Niyo mpamvu rero umunyabyaha nashaka kubaho agahindukira akava mu nzira ye mbi akajya mu nzira nziza, azabaho. Haleluya. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi. Kuki mwarinda gupfa mwa b'inzu ya Isiraheli? Haleluya, amen. Uyu munsi Imana irakubaza ngo kuki warinda gupfa? Ntabwo nigeze na rimwe nkurema mfite umugambi w'uko wapfa. Oya, njyewe ndagushakaho ikintu kimwe. Ninzajya mvuga uzajye unyumvira, ukore ibijyanye no gushaka kwanjye. Nta kindi ngushakaho, ndashaka ko unyumvira. Niyo mpamvu nuhindukira uzabaho. Imana irakubaza ngo kuki warinda gupfa? Ndagukunda, ntabwo nigeze nkuremera gupfa nawe. Satani mureke n'ibye byose, ba ku ruhande rwanjye. Wowe hindukira uve mu nzira zawe mbi, maze uze unsange. Haleluya, amen. Niyo mpamvu rero mbasaba mbinginga kugira ngo duhagurukire hamwe dusenge, duha ubugingo bwacu Imana kugira ngo itubashishe guhagarara mu ruhande rwayo. Ese hari umuntu ushaka guhagarara mu ruhande rwa Satani? Arahari. Ushaka guhagarara mu ruhande rw'Imana? Arahari. Haleluya. Haguruka niba ushaka guhagarara mu ruhande rw'Imana, maze dusenge. Ariko ndasaba by'umwihariko, haramutse hari umushyitsi waba uvuga uti menye iby'intambara yabayeho, menye n'uburyo ikibi cyaje mu isi, menye neza uburyo umwanzi w'Imana yatugushije, ariko ndashaka guhagarara mu ruhande rw'Imana, nkeneye gusengerwa by'umwihariko, ubugingo bwanjye nkabuha Imana ndetse nkahagarara mu mwanya w'Imana, atambuke aze imbere, turamusengera by'umwihariko, tumushyire mu biganza by'Imana, aratambuka nta kibazo.
ntabwo ndi butinde, ariko bavandimwe, ni umugisha wo kugira ngo wegurire ubugingo bwawe Imana, uvuge uti Mana, ndashaka guhagarara mu ruhande rwawe, sinshaka guhagarara mu ruhande rwa Satani uwo mubisha. Kandi njye nizera ntashidikanya neza ko Imana ijya ireba uko kwitanga kwacu, ijya ireba amahitamo yacu. Ese uwo mushyitsi ntiyatambuka akaza hano imbere? Yaba umwe, nta kibazo, turamusengera tumuragize Imana. Dusenge. Urakoze Mana, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye kuri Imana y'ukuri kandi uri Imana y'urukundo, waturemye mu ishusho yawe. Data, uturema ushaka ko hari byinshi twakora tukanezerwa muri iyi si. Satani yarabidobeje. Data, uratubwira ngo kuki twarira? Nta mpamvu dufite yo gupfa, urahari. Nta mpamvu n'imwe dufite yo kujyana na Satani mu muriro. Ahubwo Data, turakwiyeguriye kugira ngo ubugingo bwacu buhagarare ku ruhande rwawe, kugira ngo tutazabasha gupfa, ahubwo tubeho nk'uko wabigeneye. Data, ndasabira mwene data witanze, umuhe umugisha, umushyire mu ruhande rwawe, umukomeze. Nzi neza yuko igitambo cya Kristo watanze i Karuvali wari kugitanga ntiyaba ku muntu umwe. Niyo mpamvu ni ibyakorwa byose kugira ngo umuntu umwakire wabikora. Mu mugisha wawe ndasabira abana batoya bari imbere yawe, benshi muri bo bashobora kuba babikoze babikinisha, ariko Samweli yakuriye imbere yawe akuboneraho umugisha. Data, nawe ubaho umugisha, ukomeze kudufashiriza aha hantu, mu izina rya Yesu.